ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwa na nyuma, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu, Yesu katika jina la Yesu. Hey, Simon, murira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Yesu, imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro, Jesus. Umuriro, umuriro, umuriro. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. Izina rya This first time in your katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu, urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. Haryo wanyeretse jewe se? ukuboko ntabwo gukora kuburyo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwiye ngo iragushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu, amen. Kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Harundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashi? Shira iyo mikrofone iravuga humura. Iyo mikrofone ukoresha izunga n'isi yose. Shiraho mikrofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshe ngo natwe imbere y'iteraniro. Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko ndibagirwaga nkayoberwa, uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize Amena. nawe ugiye kugira gahunda ariko Haleluya. Guma hamwe dusoza igikorwa. Hano hari Imana ra mbega amavuta ari hano we. amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabashuhuje cyane kandi ndabaramukije inshuti z'Imana abakunze ubumwe bw'abera ministries. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Wamara guhinduka ubuzima nawe ugashaka undi wabuhindurira, kuko ibya Yesu nta wabyiharira ngo abirangize, ahubwo ibya Yesu yo mu bisangiye niho bigwira. Musangize iby'agakiza, guhinduka no gukiranuka no kumubwira ko byose bishoboka, cyane ko tuba turi mu mbaraga zitwa izo kurema ibikomeye, guhagarara hakomeye ndetse no gukora ibirenze uko umuntu yatekereza. Kandi kuko Imana nyir'ijuru n'isi yo iba yamaze gutegura umugambi wayo mwiza wo kugira ngo turusheho gutsinda ndetse no kurwana no guhagarara ku mugambi wayo hatabayeho gucogora kumwe ari wese muri twebwe. Data wa twese abaho umugisha rero. Abo ni ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, hari benshi bahindutse, hari benshi babonye Imana, benshi bambaye imbaraga, benshi batabawe, hari benshi barengewe, hari benshi bakorewe byiza bishoboka, hari benshi bageze ku rwego rudasanzwe, hari benshi bambaye imbaraga, hari benshi bakize, hari benshi bakiranutse, hari benshi babonye umugisha w'Imana, kuko burya iby'Imana nagusubiramo n'ibisangiye bari bizima. Rero uyu munsi wa none Imana ibaha umugisha. Ndabashuje abanyarwanda mwese muri Rwanda, bahereye hirya no hino ku isi. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi umugambi mwiza w'Imana ubagumeho, ndetse amahoro y'Imana akomeze kubatabara mu byerekezo byose bitandukanye, kuko tuzi neza ko Imana niyo ishoboza umuntu ahava akagera, kandi Imana niyo imurengera ikamukorera ibikwiye mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana hanyuma dukomeze kuri uyu munsi wa none. Data wa twese woro turagushimye, uri Imana y'amahoro igitangaza kandi urakomereye n'abantu bamwe muri kano kaya kuri umugoroba. Kandi Kristo ukora igitangaza kidasanzwe wiyerekane ko kuri Imana y'amahoro kandi ushoboye ukora. Uri Imana igira byose kandi uri Imana ishobora byose kandi uri Imana ibigenza neza. Ndagushimiye Kristo, maze umuntu wese umugire neza bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Rero ubu ni ubumwe bw'abera ministries. Mbabwira ngo Imana ibagire neza cyane, abasona katari itorero, ahubwo naho umuntu wese yisanzuye idendeze ikinini umuntu avamo akanezerwa. Ndabashuje mwese, ariko cyane cyane by'umwihariko abantu bari Uganda, babwira ko uyu munsi ndi kuri ijwi riri kuvugira mu gihugu cya Uganda, aho nagiye gukora umurimo w'Imana mu itorero ryitwa Nshuti, aho mfite igiterane gisobanura ngo gusenya ibicaniro bibi cyane ku buzima bwa buri muntu. Ubwo aba Uganda ndabashuje mwese, aho muherereye mwese ama district atandukanye, mujya mu following mugakurikirana beramenye ngo ndahari ndi Mukampara, utazavuga ngo wambuze kandi mpari. Nakwitaba twabona nabo babyifuje, biroroshye cyane no kumpamagara nkakubwira uko wabigenza tukaganira. Imana ibaha umugisha kandi bagire neza cyane. Mu gitondo nababwiye amagambo agaragara ku nkuru z'umugabo witwa Dawidi, shaka kwerekana ukuntu yagiye amanuka azamuka, agwa azamuka amanuka, yongera ahaguruka, ibihe byiza bye n'ibihe ko Imana yaje ngo mu nshuti, kuko Dawidi afite umutima nk'Imana ishaka. Bino bivuze ngo mu buzima bwacu tubaho bwa minsi yose, Imana ifite ukuntu yateguye umuntu mu buryo bwe bwiza kandi ikamugirira neza. Rero by'ukuri nawe wicika intege, wicogora, amenya ko byose bishoboka. Habaho kuba umuntu ari mu mwuka, ubundi akajya mu ntege nke, haba kuba umuntu yagowe, ubundi bigahinduka bitewe n'undi n'amateka bagiye amukuru. Kuko urumva deja bwa mbere yahereye mu kirere, yarivire mu bwungere bw'intama, nta muntu wari umuzi, baramwimika. Ariko bamwimitse ntibamuha intebe, aho ugasubira kuragira intama, nawe nta kuntu utakomereka. Ni gute wagira urugo uzi ko ugiye kugira amahoro, urugo rukakubera rubi? Ni gute wabona umugabo ukakubera umugabo mwiza akakubera mubi? Ni gute wabona uti ngiye gushaka nari imfubyi ngiye kuruka, ubwo mbonye urugo rwanjye kandi nicaye mu rugo rwanjye nezerwe, wagera ugasanga ahubwo ibyari imfubyi biyengeje no ushyizeho ubupfubyi, ushyizeho n'agahinda n'ingorane. Rero ibyo bibaho mu buzima bwacu, ariko hani ifite source ibikomokaho naho biva. Rero nkavuga nti nta mpamvu yo kumva wacogora, watinya, ahubwo umutima wawe ukomeze ukurindire mu kumva ko Imana iri kumwe nawe. Data wa twese aguha umugisha, wowe ubabaye, ufite agahinda, ufite intimba, nawe wibaza mu munsi w'Imana kuki icyaha kitanesheka, kuki ngira bikanga, harya bitkomoka kuki? Ni ukuri birashoboka ko wakwitwa inshuti y'Imana. Burya ikibi ni ugukora icyaha wakigambiriye, kandi Imana yamubabare kandi mwita ngo ni inshuti ye. Rero byumvikane ko mu kubaho kwawe no kugamba kwawe no gukora umurimo kwawe ntibyagombye kuba impamvu yo gucika intege no kumva ko Imana yakuretse. Ntabwo ari byo pe, ahubwo igikwiriye ukwiye gusobanurwa ni ikihe? Ni uko Imana Data wa twese igomba kubana nawe ikagushyigikira, bityo ukagira ubuzima buzira umuze, ukagira
ukagira ubuzima bwiza kandi ukagira ubuzima buteye imbere kandi byose bigakunda. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amagambo y'Imana agaragara mu gitabo cy'umugabo witwa Nawomu cy'umuhanuzi ibice 2 umurongo wa 3 haravuga ngo nzahagarura icyubahiro cya Yakobo cyahise nk'icyo cya Yakobo cyanyazwe kuko abanyazi biraye mu mirima ye bagakokora amashami y'uruzabibu. Nuvuga ngo hari igihe twicara tugatakaza icyubahiro, igikundiro, ubushuti, rimwe tukanisanga muri condition vraiment zitandukanye n'izindi, ubundi tukisanga mu byago n'amakuba ndetse binaturemereye kuri twe tubitekereza. Ariko ibyo byose nta yindi mpamvu yabyo, ni umugambi mwiza w'Imana kuri wowe no ku buzima bwawe, aho Imana igomba kubana nawe ikagushyigikira ndetse Imana ikagutwara mu buryo bwiza bukomeye, ikakubera ingabo igukingira mu nzira zose, kuko Imana iragukunda ntabwo yagutererana. Rero nshuti y'Imana, mukunzi w'Imana, habiriya umuhanuzi asobanura ngo nzahagarura icyubahiro cya Yakobo nk'icya Isirayeli, nk'icya Yakobo cyanyazwe kuko abanyazi biraye mu ruzabibu bagakokora. Ndagira kugira ngo muri iyi minsi tubamo, Satani arimo arakokora amashami y'abantu anyuriye mu bandi, kuko mu bwiza ukuri nta Satani izaguhagarara imbere ngo uyirebe n'amaso, ahubwo Satani aza nabo yaritsemo abahagazemo hakubera impamvu yo gufite uhahamutse no kwicara umutima ukurya ukubuza icyerekezo wajyamo. Aho rero niho haba hariho za mbaraga zo gusobanukirwa ukamenya ngo koko Satani akorera kwande, akorera kurinde, akora mu buryo buhe, abigenza gute, aca mu yihe nzira, harya ubundi byita iki. Ni ukuvuga ngo rero abanyazi biraye mu murima, abanyazi biraye mu murima barakokora. Ntabwo basoromye imbuto ngo bazirye, ahubwo barakokoye amashami. Nk'uko uyu munsi nawe wumva hari ibintu wakokoye, wumva hari ibintu watakaje, uburyo wahuye n'ingorane, mu kaga, mu bibazo, mu ntambara and whatever, byose ugasanga bije bisatira wowe ubwawe, ariko Imana ngo igaruye icyubahiro. Haleluya. Ndashimira Imana ishobora byose aho urimo nkurikira, nubwo ubu ngubu ari audio ariko urimo urankurikira, nkubwira ngo Imana y'amahoro, Imana irengera, Imana itabara iri mu ruhande rwawe, kandi Imana ntizigera ikureka, ntizanakujugunya, izakuba hafi mu bihe byose, ndetse mu makuba no mu ngorane uzagenda wumva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ni ukuri Satani ajya yohereza ingabo nyinshi zikaza zigakokora, zikavunagura, zikavanaho, gutwara inshuti, abavandimwe, imiryango, aho umugabo akagenda, umugore akagenda, akazi kakavaho, mbega ukumva ko yagukokoye maze ugatakaza agaciro n'icyubahiro. Ariko ijambo riravuze ngo nzahagarura icyubahiro cya Isirayeli icya Yakobo cyari cyaranyazwe kuko abanyazi biraye mu nza yo bagakokora. Ereka burya umunyazi nta kubuza kwiga, ahubwo akubuza kubona akazi. Umunyazi ntiyakubuza gukora ubukwe, atandukanye n'umwambuzi, kuko umunyazi we ntiyakubuza gushaka ariko ntuzanezerwa mu rugo rwawe uhagazemo. Umunyazi ntazakubuza gushaka kubona akazi ariko uzagakora ariko nta muntu uzakabonamo. Muri make nuvuga ngo ugera ku byo ugomba guhabwa, ariko umunyazi ntaguha ya time kugira ngo accessing ibintu byawe, ahubwo kubangama. Ari mpamvu umukozi w'Imana Ezira yavuze ngo nuko ngeze ukagezi kamwe kahava, nibuka yuko tugira amakuru avuga ko imbere twatezwe n'abanyazi n'abambuzi ntaduciye igico mu nzira. Ndagira nkubwire ngo mu mbaraga z'amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Nubwo Satani yaguciriye igico, ariko Imana iri kumwe nawe kandi ntazakorekura, ntizagwa, ntizagutererana. Imbaraga z'Imana ziri kuri wowe, n'ubutangaza biri kuri wowe, Imana iri kuri wowe, umugambi Imana uri kuri wowe. Humura, wigira ubwoba, witakarizwa agaciro, witakarizwa ibyo urimo ukora. Imana irakuzi, ntabwo yakureka ntiyagutererana. Imana iragukunda kandi Imana y'inyembaraga mu buryo bwayo, mu bana bwo mu gukomera kwayo. Imana irishoboye kandi Imana irihagije. Imana ibasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso ku buzima bwawe. So rero mu nzira ugenda utambukamo hari abanyazi. Nongere ngusubiriremo, ntabwo uzabona Satani aguhagaze imbere na ya mahembe bamushyiraho. Reka kimwe uzabona Imana iguhagaze imbere, ahubwo burya muri twe tugira abantu baduhagarara imbere bakorana na Satani cyangwa Satani akoresha. Burya hari nk'ibyiciro bigera kuri 5, ariko ndakubwira 3. Hari abantu bundi bitwa abakozi ba Satani pe, banakorana bahanye ikiganza. Hari n'abakorera Satani batabizi, hari n'abakoreshwa n'abakorera Satani, hari n'abagenda mu kigazo bora Satani.
noneho harimo n'injiji gusa ziri aho ngaho atamenya iby'Imana n'iby'abandi. Abo rero kuba mwahura mu nzira si ikintu gitangaje cyangwa kigoranye, mwahura mugahura nabo abameze batyo batazi ko bakora. Hari abakora satani babyiyemeje, babihagurukiye, banabifite muri gahunda zabo, ariko hakaba n'abandi bantu badakorera satani ariko batanabizi, ariko akabakoresha. Hakaba n'abakoreshwa n'abakorera satani ntubimenye, agakora no mu bantu, akora n'abandi mu njiji n'abatabisobanukiwe. Abo bose iyo baguhagaze imbere, ikintu cya mbere bagutwara ni amahoro yo mu mutima no kukunyaga, ariko mu mbaraga z'Imana, muri aya mavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. ntugire ugukanga, ntugire utinya, ntuhahamuke, ntuve mu mwuka, wowe ugira imbaraga, ugwiza imbaraga kandi ukomere. Imana iri mu ruhande rwawe. Ndagira ngo utangarize ijambo rikomeye rivuga ngo uko bamera kose imbere yawe nta wakwambura icyo Imana yakuvuzeho. Kandi mbisubiremo, umuntu yakwaka icyo yaguhaye, umuntu yakwaka icyo yagutije, umuntu yakuvana mu kazi yagushakiye, umuntu yakora ibyo ashaka bifite ubushobozi, ariko ikintu cyavuye ku Mana nta muntu ubasha kugikoraho, nta n'uwanacyegera, nta n'uwanagira oya, ntibikunda, kuko Imana itatuma ibyo bintu biza kuba ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Rero by'ukuri ibyo bajyanye n'ibyo baguha, ariko iby'Imana yakwihereye, agaciro Imana yaguhaye, ijambo Imana yaguhaye, icyubahiro Imana yaguhaye, uburyo Imana yagushyizemo, icyo Imana yaguteretsemo cyo nta muntu n'umwe ubasha kugihindura, nta muntu ubasha kugikuraho, nta n'umwe nibura ushobora kugira ikintu akora ku kinya cyose, kuko umugambi w'Imana uba uri kuri wowe. Data wa twese aguha umugisha. Birasobanutse kandi birumvikana ngo data ari mu ruhande rwawe. Nta mpamvu yo kwiriza umunsi urwaye umutwe wumva uti noneho ndaca he, ndabigenza ne, ndanyura reka. Imana iri mu ruhande, kandi abakozi ba satani, njye n'uyu munsi wa none nzahora mbivuga ngo urinde wo kumbuza kwiringira Imana, urinde wo kumbuza kuvuga ko Imana ishoboye, uri cyo kumbwira ko Imana yandetse, cyo kumbwira ko ibindi bitazashoboka. Urinde, uruwahe, uvahe, ubyumva ute? Igihe cyose utaranyereka aho washyinguye Imana, ntunyereke imva aho mwashyinguye Imana. Imana ikaba ikiri nzima kandi iriho, nanjye nkaba ngihumeka, kandi nta na rimwe ndumva satani yatsinzeho Imana. Ni gute umbwira ko bidashoboka mu buzima bwanjye? So rero Imana igaruye icyubahiro, haleluya, cyari cyaranyazwe ku buzima bwawe, igaruye amateka mashyashya, igaruye ubuzima buzima, igaruye ubuzima buzira umuze, ikugeza igihe gukora igitangaza gikomeye. Ko ni Imana yawe, ntabwo ari Imana yanjye. Ni Imana izi uwo uriwe, izi uko uhagaze, izi uko uteye, izi yuva n'iyujya, izi ibyo ukora n'ukubaho, izi amateka yawe yose, izi umugambi wose ku buzima bwawe. So rero nakubwira ngo komera kandi ntucike intege, ahubwo amahoro y'Imana aze yuzura umutima wawe. Ni kunukuri, ni indwara kise, ni ibihe bibazo se, hari ibintu ukwiye guhaguruka wowe nyumva, hamwe n'indwara tunoze zikomeye, amakuba n'ingorane n'ibyago byose byagusumbirije, hari urwego ukwiye guhagararamo kumva ko uhazi mu gukorera Imana, kandi ukumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Ndagusabye kugira ngo data wa twese akumpera umugisha kandi aguhagarareho, wumve kukomeza inzozi, cyaba ikirere, yaba abantu, yaba avuga, yaba atavuga, yaba akomeye n'aboroheje, umuntu uwo ari we wese mu rwego yaba arimo rwose, ntafite ubushobozi bwo gukanga no kubwira ko bidashoboka nk'aho ariho ubizana. Ni Imana ibikora, si umuntu ubikora. Ni Imana ibana nawe, si undi muntu. Nta n'ufite ubwo bubasha wakubwira ngo indwara izakwica. Kubera iki se? Kristo arahari, kandi Imana irahari, iri mu ruhande rwawe. Reka nkubwize ukuri inshuti yanjye, iruhande rwawe hahagaze protokoli iremereye. Hari Imana ishobora byose, hari umwuka wera ukwiba, hari Yesu Kristo n'ugaze iruhande, hari abamarayika bizima barakuzengurutse, uri protected, urarinzwe mu buryo bukomeye. Ariko baryo bakurwanya se azengurwa shitani n'abadayimoni, ubwo urumva iryo tsinda ryazabasha kukubangamira gute? Kwe uwo muhagararanye ni umunyembaraga, kandi agiye ugarura icyubahiro cyawe, agaruye akazi kawe, agaruye imibereho yawe, agaruye rapikoremafo ande paisas fidi. Ndumva ashaka kubwira ngo Imana igaruye ibyawe byose byari byaragiye, kuko abanyazi birare bakokora ibintu, bagukokora, barakushwanira, baraguhagurukira, barakurwanya, bagutesha umutwe, bakuvaho, bakuvugaho amagambo menshi, baraguhagurukira. Ariko Imana iri mu ruhande rwe kugira kuneshereza kandi gutabara. So rero nta mpamvu yo guhagarara ngo kuko umutima rimwe na rimwe wumve ibyo byageze kure, wumve ko ugoya, ahubwo wihaguruka unezerwe, wumve ko Imana muri kumwe
kandi k'ibyo ukora ufite gihamya yuko Imana ihagararanye nawe. Ni murozi iki, ni mugambanyi iki, n'undi muntu, ninde uwo muntu ufite ububasha waremwe nk'uko waremwe, agufiteho izihe mbaraga, agufiteho ubuhe bushobozi? Uri umwana w'Imana, haguruka wemange mu Kirundi, haguruka wemeze uvuge ngo Imana irashoboye, nanjye izanshoboza, izangaburira, izanyambika, izanteza imbere, izandinda. Reka mubwize ukuri, turimo turatinya amaso y'abantu ngo abantu barambona gute, ngo barandeba gute. Nushaka wibombarike n'ubundi ntibazara kukureba nabi, nushaka witwara ntibakureba nabi. Icyo uzakora cyose undi azakureba nabi n'ahandi hawe, ahubwo hari Imana ihagararanye nawe. Ngusubiriremo, ufite protokole y'ijuru, Imana Data, Mwuka Wera n'Umwana, kandi ikindi cya kabiri ari mu nzira kugira kurinda, guprotecting, kandi agukuraho abadayimoni bose, maze ugire wa mugisha, ugire wa munezero wari muri wo, kugira Imana igutabare maze ntucogwe n'udasanga. Imana iguhe umugisha rero, kandi ukomeze, turacyari kumwe kubwira ngo nuwahe, ninde, akora ate, yitwa nde, waguhagarika umutima ukirirwa utariye? Nuwahe, avuga ate, akora ate, agenda ate? Uwo muntu wahagarika amaraso y'ubuzima bwawe, hamwe wumva wabura uko witwara n'uko ugenda, uwo yitwa nde, asate, nuwahe, avuga iki, abahe, ameze ate, ateye ate, akomoka he? Uwo nuwahe kuko mu buzima bwa minsi yose? Ninde, nuwahe, afite izihe mbaraga, afite ubuhe bushobozi, afite gukora kuhe? Ni igiki cyatuma umutima aba ngo dore Igaruye icyubahiro cya Yakobo? Ntabwo ari Yakobo uyu munsi uvugwa, ni wowe nanjye. Imana igaruye icyubahiro. Ubu ni ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye, nubwo utarimo ndeba, ariko amagambo yumve ko Uwiteka arimo avugana nawe, arimo arakubwira ngo igaruye icyubahiro cyawe cyari cyaranyazwe. Muri kino cyubahiro ndi kubona abantu bagarurirwa amasezerano, kandi burya amasezerano niyo yakubiye nk'ibintu byose. Kwibuka neza ngo ndagirira umugaragu wanjye Dawidi, ntabwo mba mwambuye ubwambere kubw'inshuti yanjye Dawidi, nzamusigira imiryango ibiri. Imana yibuka isezerano ryayo ibihumbi iryo yasezeranye n'Abisiraheli. Rero nawe nuvuga ngo ninde muntu ufite izo mbaraga ndetse ufite n'ubwo bushobozi wakubwira ngo birarangiye koko? Wagiye unyemerera ukanyumva ko nzi ko dukundana, ukumva icyo nkubwira ko ndi umukozi w'Imana, ko umukozi w'Imana, kuki wumva umutima waguhagararamo mu rwego wumva ugeze aho wihebye kandi bidashoboka? Oya, ntabwo ari byo. Kristo aragukunda, Umwami aragukunda, Umwami aragushoboza. Imana iri mu ruhande rwawe. Tangira ugire umunezero, tangira winjire muri gakondo yo kumva ko Imana iri kumwe nawe, nuko dutsinda urugamba nta kundi. Inshuti y'Imana, Imana iguha umugisha rero. Ndimo nderekwa aho ndi hano Kampala, ndimo ndabibona hari abantu Imana igaruriye ibyiringiro, igaruriye ibyabo, igaruriye akazi kabo, n'ukuri. Kandi mpamvu zo ngira bigaruye, kandi nta byeze utunga, nuvuga ngo n'ubundi mu buryo bw'umwuka warabinyazwe. Ahantu hose urabinyagwa, buri cyerekezo, buri ugana, maze kwambura ibyo byose usanga wisanze mu ngorane, ndetse usanga mu makuba akomeye, kandi usanga birakugoye. So ni byiza ko uhagarara mu mbaraga zidasanzwe, ukakira umugisha w'Imana, ko Imana igushoboze kandi Imana ikurengere. Harakwiriye ko wumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi ko Imana ari umukiza ukomeye, abasha gukora ibikomeye bitarondoreka, kandi bigikunda kujya kugeza kure, ukabasha kugubwa neza. Umukozi w'Imana, nshuti y'Imana, Imana igaruye icyubahiro cye cyari cyaranyazwe. Hari amafaranga yaranyazwe, wari warambuwe ibintu byawe, umva mbigarukeho. Iyo tuvuze ngo uragarura ibyanyazwe, reka banze wumva ibintu bitatu. Hari abanyazwe mu bifatika baribona ko babyambuwe, hari abanyazwe ikintu babona ko bagitwaye, ariko ahangaha ndavuga hari abanyazwe noneho nta kintu babona batwaba, ariko kumbi ibintu byarayobye, byagombaga kuza iwawe ariko biyobera ahandi. Niyo bavuze ngo ubu ngubu kano kanya Imana igaruye ibyayobye, igaruye ibyawe, igaruye ibyo wari urimo byose, kandi bagiye gushyigikira. Ngo urugamba urimo unyuramo, inzira urimo unyuramo, Imana igaruye bwa buzima bwawe, kandi Imana igiye gutabara, ikurengere muri byose, ukomere, kuko Data wa twese yitewe kugirira neza, kugukomeza no kukurengera no kukuvana muri ako kajagari kose k'agahinda wari ufite. Ni ukuri hari ibyo wanyazwe n'ubwo utabibonesha amaso. None se ntiwanyazwe? Ese we ntubizi ubundi uko wireba n'uko umeze, aho uyu munsi uri niho wagombye kuba uri. Aha rero ni ahantu h'ubwenge, ni ahantu ho gutekerezwa,
kandi ni ahantu ho kumva ko Imana ikuzi kandi Imana ikagutabara. So uhabwa umugisha n'Imana, amahoro y'Imana akuzeho cyane. Navuga ngo data wa twese agukomeza amaboko kandi ntucogore. Imana igaruye icyubahiro cyawe cyari cyaranyazwe, takia mondere bone furubataye iri kofiza stand away. Imana igaruye, wari warakokoye, waranyazwe, warambuwe, wabuze uburyo, wabuze icyerekezo. Satani yarakuriganije, yinjiye mu bawe, arwanya ibyawe, arwanya aho uhagaze, arwanya icyo ukora, arwanya icyo uvuga. Uyu munsi nta munezero. Imana igaruye ibyishimo byawe, igaruye amahoro yawe, igaruye amateka, igaruye kumera kwawe. Imana irahindukiye ngo izibane nawe, ntabwo ushobora kurekura. Ndagira ngo ukomere cyane kandi ntucike intege. Haguruka weme uvuga uti Imana ni iyanjye. Nta mpamvu navuze ngo hari ibyo wabuze, ariko ukavuga uti ariko nabibuze gute kandi ntabyo nigeze natunga. Ibi mvuga, hari abatunze ibintu biragenda, hari n'abatunze ubundi byo biragenda, hari n'abigeze kugira urwo ruragenda. Ariko menya neza ko hari impamvu hari abanyazi. None se ugize imyaka 40 udashatse kandi uri mwiza, si umusore we ntayuza akazi kandi yarize, icyo ntigahari. Ntiwumva ko hari ibyo wanyazwe bitarakugeraho. Satani akadeviye umugisha wawe, ariko muri aya mavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nta nubwo mushaka no kubabwira ibintu byinshi cyane. Ndavuga ngo umwuka w'Imana yavuze ngo agaruye ibyawe byose. Ndavuga ngo ibyo utaruzi n'ibyo waruzi, ibyatuma gutakaza agaciro n'icyubahiro, data bikubitiye ku ruhande kugira ngo ugire umugisha w'Imana kandi uhembuke. Ni byiza ko umutima wawe urushaho kongera gukiranuka. Ariko nyine atunyaga abantu bakanacumura, abandi bakanagwa, ubundi bikatunanira. Sometimes ugasanga rimwe biratuje no duhagaritse dushikamye, ariko umva ko Uwiteka arimo avugana nawe. Ndavuga ngo komera, shikama, n'Uwiteka ubigutumye kandi wangagiye kubikora. Agaruye ibyo wanyazwe. Kunyagwa si ibyo wari ufite gusa, n'ibindi hari ibyo wabuze utanabibonye. Bikacumera ubireba gutyo, ariko muri aya mavuta kandi agira amateka. Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana iraguhembura, Imana iragushyigikira, uragubwa neza, uruzura umwuka wera. Buri ntambwe yawe yose Imana iragushyigikira, ukugenda biragenda neza. Imana ibane nawe, Imana igushyigikire, muhabwe umugisha w'Imana. Uyu munsi wa none ni kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka. Imana ibaho umugisha cyane mwese aho muherereye, cyane cyane bavandimwe. Nongeye ngo aba Uganda mukomere, mu Kampala ndahari, kandi no kuri Nsafurika mu giterane gihari cyane ku itorero ry'intumwa Nshuti. Niho nzakora umurimo muzaye muhari, dufatanye umurimo w'Imana, dusenye bya bicaniro, dusengere za nzu z'urota bimwe bigiye guhagarika umutima, ukabura icyo uvuga, ukabura icyo ukora, ukumva ubuziyo werekera. Ibyo byose tugiye kubisenya kandi tuzagwiza imbaraga zo gukubita uwo mudayimoni mu izina rya Yesu. Tumukubite, tumuheregete, tumwirukane, tumusetereze, tumuseture, yiruka ave mu nzira, tubise, kuko ugiye kwakira umugisha wawe ukagera hose. So rero Imana ibane namwe, Imana ibashyigikire, kandi data wa twese abishimire mu rwego rudasanzwe rw'amahoro n'umunezero. Mwari kumwe nanjye Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, mbasuhuza mbwira ngo ndabakunda cyane. Wowe ukunda umurimo w'Imana, ntubure kunshyigikira, washyigikira mu buryo bufatika bw'ibitekerezo, kandi inkunga yanjye nyikunda cyane, ngeze biraneza cyane. Byibuka ko ndi kuri uwo murimo, rero ugira icyo ufasha, ugira icyo ukora, kandi data wa twese akompera umugisha. Rero mu by'ukuri muhabwe umugisha n'Imana, muhahe muronke ibyo mukora byose, aho mujya hose, mu nzira zose, umenye ko Uwiteka agaruye icyubahiro cyawe cyari cyaranyazwe, agaruye amateka yari yatakaye yose, kandi akubatse izina. Reka dusengane Imana. Mukomeze mukore comment, share and like, kandi mwiyandikishe abantu b'Imana, mukomeze muzamure umuryango umwe w'abera ministries. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye data wa twese, turagushimiye Imana yacu ikomeye, turagushimiye ko uri umukiza, uri umurinzi, uri umutabazi. Turagushimiye ko utagira uterana mu buzima, ahubwo ukora ibitangaza mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Aka kanya mwari muri uyu mugoroba, ndakubita hasi imbaraga z'abazimu zose, myuka mibi, dayimoni bigize akarakage bahagurukira kurwanya no kwambura abantu ibyabo no kubabuza amahoro n'umutekano, mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Ndashwiragiza, ndakubita, ndarimbura, ndarandura imbaraga mbi, abanyazina, bambuza ibisambo, n'abagome, n'abatera, n'abarwana, avuga kuvuyo. Satani wigize akarakage kuri ubwo ko mwami, ndasenze Mana gukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Rikotande nema idere for crepete tanso, ndakubita imbaraga mbi z'abazimu zose, imyuka mibi utwaraga abadayimoni, ndahonda, ndarimbura, ndahanagura, ndavanaho, ndajugunya, ndakubita imyuka mibi, ndavanaho sekibi,
yo data wa twese uhoraho mwami w'amahoro ugenda utabara ubwoko bwawe ndasenze mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo mwami wari urwaye ndasengera abarwayi bakire mu izina rya Yesu turwaye bose nakire katika jina la Yesu urabaye nawe naruhuke mu izina rya Yesu mwuka wera w'Imana akora ibitangaza tangaza yo haleluya haleluya ndasenya ibihome byose byarwanije ubwoko bw'Imana wa satani ugize nawe urashaka iki kuri uyu mukobwa kuri uyu mugabo ushaka iki nta jambo hagira nta mbaraga uhabona nta butwara ufite ntibime no kugira ikintu uvuga mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo ndasenya ndakubita ndarimbura ndarandura kandi ndavana imbaraga zikuzimo ndakubita ibitwa data wa twese uhoraho ngwino ureme ngwino utabare ngwino urengere nzanye ibyawe byari byaranyazwe mu izina rya Yesu atanigize akarakajya he ubugingo bwabo bwanyazwe mwami ukuba no gukorera gucika intege no kutakwegera gusanga baravuye mu byizerwa Yesu mwana w'intama w'Imana ndaguhamagaye ndavuze ngo kora ibitangaza bigaragaze iyerekano Imana urumukiza urumurengezi abakwiriye ntibajya bakorwa n'isoni niyo mpamvu mu izina Yesu Kristo ndazimwe musenze mvuga ngo data utabare oh haleluya haleluya nirukanye inyatsi n'indyanyiriza ngo darama masandobe ndakubita inyatsi ndakubita karani ndakubita inzozi zipfuye mu izina rya Yesu mwuka wera twikukubiturimbura uvaneho urangiza ukureho imbaraga mbi mwuka wera w'Imana ngwino ureme abantu bagira ubukwe bagira umunezero umugisha ugaragare nirukanye indwara muri aya masaha mu izina rya Yesu Kristo zagose ubwoko bwawe mubise hasi indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu indwara z'amarozi indwara z'amatuma indwara zisanga z'umubiri ndasenze mwami Imana ishobora byose nyeganyeje ibituro byose by'abadayimoni bari baraje kuvangira ubwoko bw'Imana ndakubita imyuka mimagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana haleluya ripando regere masando bel for clay petando ayima urakoze mwami kubikoze urakoze kutabera urakoze kurengeye komeza ufashe mwese mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami wacu amen shalom shalom mugire umugisha w'Imana bye bye Imana ibarinde ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo ugende uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo amateka urayazira kandi nta kintu utakoze